aya basiyo hey nagiye mwumva inkuru ya Enoke ngo nibive hejuru ngo za Nephilims na Metusela n'iki kanze mbereke hey twabibonye wigwa wumva amagambo dutangiye batubwira wumva amagambo shambo kuri cyo bari guhirika mu ijuru twabibonye bigwa wumva amagambo biteye ubwoba pe byamanutse byerekeza ku isi byaje bisi abakobwa ba Eva nitwe mbuto byari byarabujijwe kuryaho yagasani nibiki byagenze bite abana twabyaye ntago bari abantu basanzwe bari n'inyamaswa zaciwe mu ijuru ariko zambaye umubiri wa kimuntu wumve babitaga ba Nephilims hey dore bya Nephilims ukuntu byanganaga ukuntu byareshyaga babitaga za Nephilims byari bishinguye ngo ni ibintu byavutse hagati y'abana b'abantu n'abamarayika bari bahanuwe mu kirere abantu mujya musoma inkuru zo muri Bibiliya murabizi neza cyane bari abamarayika b'umwijima bari mu kirere bareba abana b'abakobwa ku isi uko bari koga bifuza kugira iki n'iki nibwo bamanuwe bakaza mu isi baryamana n'abana b'abantu uko byaje kurangira dore ibyo babyaye nibyo mama we kora subscribe kuri YouTube channel bundi bindi byose tubirye sho hari gushya neza cyane ahubwo bitangira bakomanga ku muryango ushyigikiwe n'ibyuma bikomeye n'amagufwa y'inzovu hafungura abarinzi babiri. What's your business? My son and I have come to barter. n'umuhungu wanjye tujana kumvikana turashaka ibyuma. I need more tools to tend my farm. Kubera ko nkeneye ibikoresho byinshi byo guhinga imirima yanjye. The men scanned them up and down. Abarinzi bari ku marembo babanyuzamo amaso. Barangije babafungurira amarembo. Eyes widened with terror when they entered. Metusela afite ubwoba ndetse ibyo yabonye ku kanya byaramutuguye. Metusela ubundi muri Bibiliya bazi Metusela n'umwana wa Enoke. Sitting atop thrones hewn from the skulls of the great lizards. Yabonye cyicaye ku ntebe hejuru. Like men. Kimeze nk'inyamaswa ariko nanone ukabona ni nk'umuntu. 10 feet tall. Cyari kirekire gifite nka feet 10 z'uburebure. With arms like tree trunks. Ndetse n'amaboko yacu akomeye nk'ingiga z'ibiti. Was like chiseled onyx. Inzase yazavugaga nk'inkezo ziri gusatura amabuye. Faces were deformed with brows casting shadows over their serpent like eyes. Isura zahinamiranye ndetse n'amaso ameze nk'ayinshira z'inzoka. Could feel their voices in his chest when they Metusela yumvaga gutigita kwijwi ryabyo mu gatuza uko byavugaga. Nimba atari Enoke, the man who walks with the creator himself. Umugabo ugendana n'umuremyi nyir'ubwite. What brings you to our domain? Niki kikuzanye hano? Dore bya Nephilims. Dukeneye ibyuma. Enoke yari yaje muri diro hano. Our tools have worn and you have taken all the iron in the region. Ibyuma byose byari muri aka karere mwarabyigaruriye ntituri kubona ukuntu ducura amasuka yo guhingisha n'ibiki byose. What will you give me in exchange? So formal. Why not stay a while with us, Enoch? None se Enoke wagumye hano? You could tell us some of your famous tales. Ukajya utwibwirira inkuru, ukajya utwiterera story. Ko dufite inzoga. Dufite n'abagore kandi benshi umvikijwe. I can ship a third of my next harvest in exchange for your Jewe nzabaha kimwe cya gatatu cy'ibyo nzasarura kuri iyi nshuro kugira ngo mumpe ibyuma. Enoke yari yaje muri diro na diringe n'izi Nephilims. Dore amapera ateye izuba ryaratse ubutaka burakomera kubuhinga ntabwo byoroshye. Ariko ibikoresho byanyu muramutse mubimuhe byamfasha guhinga ubutaka bwanjye vuba. What's to stop us from just taking your farm? Ahubwo se niki cyatuma tutakwambura ubwo butaka ngo tubujyane? Enoke we ko nubundi ubutaka mwegeranye rwose twagiye tubutwara. Niki cyatuma ubwo bwawe nabwo tutabutwara? Dore bya Nephilims byari binini byari byaravutse hagati y'abana b'abantu. Ibyo nta bwenge bwaba bubirimo. We ntumenyere oroshye umutsi. Sibyo? Enoke. Ako wibagiwe muri kuvuga numvikijwe. The creature gripped the shaft of his n'umujinya mwinshi cya kiremwa cyafashe icumu ryacyo. Ndetse cyafashe icumu ryacyo gifatishije pause
ni inzara yapa amajanja. Murder was in his eyes. Ndetse wabonaga mu maso y'icyo kiremwa huzuyemo kwica. Methuselah could tell he was ravenous for any excuse. Metusela ari kubibona ko icyo kiremwa kiri gushaka impamvu iyo ari yo yose Head on one of those pikes outside. kugira ngo kimanike umutwe wa Enoke papa we ku macumu yari ari aho hanze. Father remained. Ariko se yarakomeje aratuza. He stood with a confidence. Ahubwo yigira imbere arahagarara na confidence nyinshi cyane. Even these giants. Ku buryo n'icyo kiremwa kingana umusozi kingana uko byagitunguye. Land. Consume it. Fata ubutaka bwajye ubujyane ntaribi. You and Buraba I bwangiritse. both know you can't farm like the sons of Seth. Cyane ko nje nawe tuzi neza cyane ko utashobora guhinga nk'uko abahungu ba Seti tubikora. Ntabwo bishoboye. Just deal with me, and I'll give you a third. Ariko nugumana nanjye tugakorana diro ukampa ibyuma nkajya kwicurira ibikoresho byo guhinga. What I grow for the first harvest, Nidusarura bwa mbere nzagwa kimwe cya gatatu cy'ibyo nzaba nasaruye. and a sixth for the other three after that. Ndetse izindi nshuro eshatu zizakurikira nzagenda nguha kimwe cya gatandatu gutyo gutyo. You sons of Seth think you're so clever. Mwene Seti ukeka yuko undusha ubwenge uzi ubwenge kuturusha. Clever enough to secure the iron. Uri umuhanga pe ndabyemera ko ntabwo uri umuhanga wo kugira ngo tuguhe ibyuma byacu. To strike down the great beast to fortify your walls. Kubera ko nta nubwo ufite imbaraga zarwana n'inyamaswa iyo ari yo yose yaza ku marembo yawe. Have a deal. Turumvikanye cyangwa ntabwo twumvikanye. Umva ikiremwa tu. Hai! Ni bya Nephilims. Inkuru yabaye hagati ya Enoke na Nephilims. Metusela yari ahari yumva areba byose. So Rero righteous. bawumva harya ngo uri umuntu unyuze ibintu byose mukuru uri umunyakuri. Be favored by the Creator. Ushobora kuba ukundwa n'umuremyi wacu Imana. Ariko mbwira. Do you believe like the other sons of Seth? Wizera nk'abandi bana bose ba Seti. Open. Twagiye twica tukabica gutyo gusa. Feet shaking the earth with Kikivuga ibyo cyarahagurutse. each step as he strode toward Enoch. Buri ntambwe cyateraga kiza imbere ya Enoke isi yaratigitaga yarajegeraga. Nostrils flared like a bull's. Methuselah could have sworn he saw smoke smoldering Metusela yarabirebaga ubwoba bukamurenga each breath. cyane ko buri uko cyahumekaga hasohokaga umwotsi kandi mwinshi. Still, Ariko ise Enoke yarakomeje arahagarara yemye toward the giant, areba cya kiremwa mu maso cyakije ya tried not to shake, drawing Metusela yagerageje kugira ngo atanyeganyega. resolve. The beast stood only a few feet away, Cya kiremwa cyaraje gihagarara imbere ya Enoke. blocking out the light from the fire. Cyari kirekire ku buryo kikimuhagarara imbere n'urumuri rw'izuba cyarukingirije. Unsettling pause. Methuselah's throat clenched, keeping the breath from Metusela ubwoba bwari bwamwishe exiting his lungs. mu muhogo yananiwe guhumeka ngo asohora umwuka wenda kumusatura ibihaha. There was still the man. Ariko ahagarara yemye. Frame leaned forward, Enoke yagihagaze imbere wumve his teeth like a wolf. cyahekenyaga amanyo yacu wagira ngo ni ikirura. You have a deal, Turumvikanye ibyo mbwenda byemeye but fail to pay. ariko wibeshe unanirwe kunyishyura. And I'll take your wife, Nzatwara umugore wawe eat your children, abana bawe nzabarya use your eldest as a umukuru muri bo nzamukoresha nka kirida noneho kugira ngo ubyemere. I'm a man of my word. Cyenda umugabo urinda ijambo ryanjye With the Creator, ndetse n'umuremyi wanjye shall pay my share. ambera umuhamya ko nzishyura ibyo nemeye. the Creator. Umuremyi wawe You think hearing his name gives me comfort? urakeka kumva izina ry'umuvuga hano umurata ngiye biranyura. Out of here. Genda sohoka vana ugende Change my mind. mbere y'uko mpindura intekerezo zanjye. Wasted no time. Enoke nigeze atakanya na gato yahise akata yihuta ahita agenda. Methuselah padded behind him like a puppy. Ka kana ke ka Metusela kamwirukanse inyuma nk'akabwana k'imbwa. Its stench Bahita bava mu mujyi lingered on them for a while. baco baragenda biha They akanya. crossed the brook separating the city and their land, Baragiye barenga amarembo yarindaga umujyi yatandukanyaga umujyi scaled the grassy knolls. ndetse n'ahantu bajyaga bajya gusengera. They made it to a small summit. Baragiye barurira barazamuka Angular cedar trees swayed. burira umusozi ahantu hari igiti kimwe cyonyine rutoki kirukumbi Could see the stars aho Metusela yari ari. twinkling through the breaks Bageze munsi y'icyo giti yanyuzaga amaso mu mashami yacyo in the leaves. akabona inyenyeri. What were those, Father? Nibwo abajije papa ati papa biriya byari biki. Metusela yari ari kubaza Enoke Were they men? bariya bari abantu. Yes. Yego No. oya ariko si n'abantu. They are the Nephilim, Bariya babita ba Nephilims so born of the sons of God and daughters of men. bavutse hagati y'abana b'Imana
ndetse n'abakobwa b'abantu Sons of angels. bivuze ngo bariya ni abana b'abamarayika. Yego. Yes. Do you remember the story of the garden? Ese mwana wanjye wibuka inkuru yo mu busitani bwa Edeni? Methuselah nodded, waiting Yego. expectantly for his Metusela yarabyumvisha arangije akubita umutwe abwira papa ati ndayibuka papa. father to speak. Our ancestors were Abakurambere bacu enticed by the tree of knowledge. bari barabujijwe kurya ku giti cy'ubwenge, Wanted to be like God. ariko bo kubera gushaka kumera nk'Imana Will for them. bashatse uburyo bajya kurya kuri cya giti, bisa nk'aho bamenye ibitari biri ngombwa. They fell. Nibwo baje gucikwa, Still they multiplied and Imana ibirukana muri Edeni, baragenda bakwira hirya no hino, bagenda babyara baraguka the earth. buzura isi yose. When the sons of Adam multiplied, Ubwo his rero abahungu bavutse kuri Adamu babyaraga bakuzura isi yose, daughters were born to them. baje kubyaramo n'abana b'abakobwa kandi beza. Kings saw that they Bya biremwa byari biri mu ijuru byaje kubabona, ni Henoka ari gusobanurira umwana we Metusela. just as Adam and Eve took the fruit of the tree, Nk'uko Adamu na Eva bakoze ikosa bakarya ku rubuto bari barabujijwe, the divine beings na bya biremwa byo mu ijuru nabyo byashatse kuryamana n'abana b'abakobwa ariko bavutse ku bantu. the Nephilim. Nibwo baje ku isi bamaze kuryamana nabo, ibyo babyeyi babyita za Nephilims. Or divine Neither human nor divine. Si abantu si n'ibiremwa byo mu ijuru, lust and pride. ni ibiremwa biri aho utamenya So ibyabyo. now they just rule this land. None papa basigaye bayobora ubu butaka, They are chiefs in this land, but bayobora ubu butaka nk'Imana. not Oya, gods. kuri ubu butaka bahayobora nk'abatware nk'abayobozi ariko mpana nk'Imana. They're gods. They think their strength makes them divine. Bakeka ko imbaraga bafite arizo zituma wenda bamenya baturuka biyumva nk'aho baturutse mu ijuru, One God. ariko mwana wanjye habaho Imana imwe, He has made us in his image, kandi iyo Mana niyo yonyine yaturemye iturema mu ishusho yayo. stewards of the world. Twebwe turi abayiturutseho, The Nephilim know ndetse ni natwe Imana ikunda kurusha ziriya Nephilims. this. Za Nephilims zirabizi rero, Hate us all the more for it. ibyo ngibyo zikabitwangira kuko twe turi abantu dukundwa n'Imana, ariko ziriya Nephilims zo wapi? Hai! Iyi bayitaga Enoch and Nephilims, tuzahure tureba noneho ngo Kayini yakuye hehe umugore. Ubundi Adamu na Eva ko babyaye abana babiri b'abahungu ari bo Kayini na Abeli, baje kuvana hehe abagore? Niyo episode tuzakurikizaho, ndaje nako tuzanabireba ubutareka gira utundi njamo. Icyo usabwa nta kindi, kora subscribe, share, comment, ibintu byose kugira ngo abantu bamenye utuntu nk'utu tw'ubwenge. Sibyo? See you.